Muraho neza bakunzi ba Plus Vision aho muri hose nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Nimunyemerere turebere hamwe aba bavandimwe Alice, Cedric ndetse na Gihozo, turebe ibyabo tumenye uburyo bakomeje kugenda basa nkaho hagati yabo hazamo akantu gatoya. Turarebera hamwe uburyo Alice akomeje kugenda arira ndetse anarira cyane, ibyo bikavugwa yuko cyangwa se Gihozo agatekereza yuko Cedric yaba yamukubise cyangwa se hari ibindi bintu bikomeye yaba yamukoreye. Byose rero tugiye kugenda tubiramburire hamwe neza gatanu kuri gatanu, tubiramburire hamwe neza umunsi ku wundi. Nta kindi ngusaba wowe kanda subscribe niba utarayikanda, ukande like ndetse wohereze n'igitekerezo cyanyu cyangwa se aho muri hose nizere ko mumeze neza. Ni Mr Didos tugiye kubana neza gatanu kuri gatanu. Ni filime ya Plus Vision, tugiye gusesengura neza tukarebera hamwe uburyo uru rukundo rwa Cedric ndetse na Alice rugiye kuzamo agatotsi, ndetse n'uburyo rukomeje kugenda ruzamba kandi twari tumenyereye yuko ari abantu bakundana mu buryo bw'umwihariko kandi mu buryo bumeze neza cyane. Ese wowe ushobora gutekereza yuko Gihozo ashobora kwitura inabi Cedric kubera yuko Alice yababaye, yarize ndetse yanahogoye? Gihozo ni murumuna wa Alice kandi ugiye kureba wasanga Alice nawe ashobora kuba yajya ku ruhande rwa Gihozo. Ahubwo se buriya ugiye kureba urabona biriya bibazo byose Cedric ari guhatwa na Gihozo, urabona byose ari bubibonera igisubizo? Niba ari byo nyemerera ujye hasi duhurire muri comment, cyangwa se niba atari nabyo duhurire muri comment nabwo tugende tuganiriramo, tugende turebera hamwe uburyo bikomeje kugenda bigarukwaho. Si ibyo byonyine kubera yuko turibanda cyane uburyo Cedric ndetse na Alice binjiye mu rukundo ndetse urukundo rwabo rukaba rugiye kuzamo akantu k'agatotsi. Ariko se nanone ushobora kwibaza ngo Gihozo ni gute agiye kwivanga mu bya Cedric ndetse na Alice? Ndagusaba wowe utarakanda subscribe unyemerere ukande subscribe niba ari bwo bwa mbere ukigera hano. Mbibutsa yuko ari Plus Vision, turi gusesengura neza gatanu ku kandi, turi gusesengura neza umunsi ku wundi. Uyu mukire se w'umumiliyoneri wagiye gukora akazi ko mu rugo yigira nk'aho ari umuntu udafite amafaranga, we niki wamuvugaho? Ese birasanzwe yuko umuntu w'umukire w'umumiliyoneri ndetse urumva yuko abarirwa mu mamiliyoni, ariko byibura nta nubwo ari wa wundi ubarirwa mu bihumbi magana cyangwa se mu magana, urumva ko we abarirwa mu mamiliyoni. Ese ni gute ajya gukora akazi ko mu rugo asize izo miliyoni zose mu mufuka kandi anazisize nta n'uri kuzikoresha? Ibyose ushobora kubyibazaho, ukibaza uburyo bimeze ndetse ukibaza n'impamvu yabyo. Ariko ibyo ngibyo ntabwo turabitindaho cyane kubera yuko tuzajya tugenda tubigarukaho neza gatanu kuri gatanu, ahubwo kubera yuko urukundo ni ingenzi kandi nicyo cya mbere kiranga abantu. Kandi uramutse uri umuntu udafite urukundo ndetse udafitanye n'ubushuti n'undi muntu cyangwa se mugenzi wawe, ibyo wakora byose byaba ari impfabusa cyangwa se waba uri kugosorera mu rucaca, umugani wa mugani bandi bawuvuze. Ariko se reka twibaze kuri uru rukundo rwa Cedric ndetse na Alice, wowe niki waruvugaho? Ese Alice ugiye kureba wasanga yarijijwe n'iki cyatumye Cedric bamuhata biriya bibazo bingana kuriya? Cedric twabonye yuko ari umukozi wo mu rugo kandi ni n'umuntu w'umukire ufite amafaranga, dore yuko rero akora akazi kenshi kandi kavunanye kandi akagakora mu buryo bwihuse. Ese buriya twabonye yuko Gihozo yasanze ibiryo bitarashya biri kuri gaze, ndetse Cedric akagerageza kumusobanurira uburyo akazi ari kenshi atari gushobora kubikorera rimwe icyarimwe, ndetse iyo ugiye kureba usanga na mashini cyangwa se robo nayo wenda ishobora kutabikorera icyarimwe, kubera yuko ushobora gutinda gatoya ugasanga wangije byinshi kurusha uko wari kubitwara gakeya ariko bigatanga umutekano. Byose rero nibyo dukomeje kwibazaho. Ese buriya Gihozo aribanda kuri Cedric cyane mu buryo bwo kumenya ikintu cyarijije Alice, cyangwa se Cedric nawe arakomeza atsimbarare
amwereke yuko nta cyabaye cyangwa se nta gikuba cyacitse. Byose reka tubihange amaso. Nyemerera ukande subscribe niba utarayikanda. Ni Mr Didos, dukomeje kubana neza 5/5, mbibutsa yuko ari Precious Vision, dukomeje gusesengura neza 5/5, dukomeje gusesengura neza umunsi ku wundi. Aho muri hose nizere ko mumeze neza, kandi nizere yuko Nyagasana akomeje no kubafasha mu buryo bwose bushoboka, kandi ndabizi yuko neza mwishimye neza 5/5 ndetse n'umunsi ku wundi, dore yuko ari byinshi tugenda tugarukaho, ni byinshi tuzatugenda turebera hamwe muri uru rukundo rwa Alice ndetse na Cedric. N'amatsiko menshi dukomeje kugenda twibaza, dore yuko Cedric akomeje kugenda abwira Gihozo yuko nta kintu na kimwe ashobora gukora cyababaza Alice, cyangwa se nta kintu na kimwe ashobora kwifuriza Alice kibi. Ariko se buriya ibyo ngibyo Gihozo ari kubasha kubyumva cyangwa ntabwo ari kubasha kubyumva? Byose nibyo tugiye kwitega turebera hamwe, niba igisubizo Cedric ari buhe Gihozo ari bubashe kucyumva cyangwa se ari bubashe kucyemera. Gusa ashobora kucyumva cyangwa se ntacyemera, ariko icyiza nuko ashobora no kucyumva, kuko n'ubundi muri ibi byose nta kindi yarenzaho. Ndakeka ariko nawe ubyumva. Nawe ngusaba gukanda subscribe niba utarayikanda. Ni kuri Mr Didos, ni Precious Vision, dukomeje gusesengura neza 5/5. Aho muri hose nizere ko mumeze neza, nizere ko Nyagasana akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Wowe utarakanda subscribe, nta kindi ngusaba, nyemerera ukande subscribe, ukande like, utwereka yuko wakunze ibiganiro bya Precious Vision, dore yuko tugenda tubisesengura neza 5/5. Aho muri hose nizere ko mumeze neza, nizere yuko Nyagasana akomeje kugenda abana namwe, abafasha mu byo mushaka byose ndetse no mu byo mwifuza byose. Ni Mr Didos, tugenda tubasha kubana neza 5/5, tubasha kubana neza umunsi ku wundi. Nizera yuko Nyagasana akomeje kubafasha, akomeje kubarinda mu byo mushaka byose. Aho muri hose nizere ko mumeze neza, nizere yuko Nyagasana akomeje kugendana namwe. Ni Precious Vision, tugenda dusesengura neza 5/5, ari nako ngusaba gukanda subscribe niba utarayikanda. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.